Umugabo wa Vestine atawe muri yombi. Vestine we inda igiye kuvamo. Ikaze ndi umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero. Ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Vestine ni umwe ufite umuvandimwe Dorcas, akaba ari abavandimwe bakundanye cyane bigacika kandi bakaza gutangiza umushinga wo gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube, aho bamaze kugira 190 by'abasubscribers babakurikirana ku rubuga nka YouTube, bakaba bafite video 11, bakaba baratangiye umushinga ku itariki 2 z'ukwa karindwi muri 2020. Aba basitari bakora umurimo wo guhimbaza Imana kandi aho uyu nguyu Vestine yaje gushaka benshi mu nshuti ze bakaza kumuca intege. Uyu munsi bari kumuseka cyane bagira bati twaraguhanye wanga kumva, umuhana avayo ni umuhana ajyayo, amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Rero aba basitari bakaba bamaze kurebwa na miliyoni zirenga 12 za views, igiteranyo cy'abantu bamaze kubareba kandi baracyarebwa. Abana b'abasitari bakunzwe cyane mu byo guhimbaza Imana. Ese wakwibaza ngo uyu mugabo wa Vestine yazize iki? Kubera iki RIB yabyinjiyemo, ikaba yabyinjiyemo itambikanye uyu mugabo wa Vestine cyangwa se Ishimwe Vestine? Kubera iki? Ibintu by'abantu benshi bari kwibaza hano ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko twabasezeranyije, amakuru tuyabazanira 5 kuri 5 kandi yizewe ya nyayo. Dore uko byagenze rero kugira uyu mugabo wa Vestine bamute muri yombi. Ku itariki 17 niho umusitari Niyo Bosco yateye ivi. Mu gihe yabaga atera ivi, yari yatumiye abahanzi, inshuti n'abandi batandukanye. Nibwo yatumiye na Vestine ngo azaba hari nk'umusitari kandi abasitari babanye neza. Vestine nibwo yavuye mu rugo ku itariki 17 aragenda. Igihe cyo gutera ivi hari ku manywa nka saa sita, ariko ntabwo byakunze, byatangiye saa sita z'ijoro. Ubwo Vestine nawe yarategereje nk'umuntu wari wagiye gufasha mugenzi we Niyo Bosco. Batangiye mu ma saa 3, ubukwe, ibirori barizihirwa, nuko aza gutaha mu rukerera nibwo byari birangiye. Akigera iwe mu rugo yasanze bafunze ku gipangu iwe, noneho umuzamu aramufungurira. Yasanze Vestine umugabo we amutegereje yarakaye cyane. Vestine nibwo yagerageje kumusobanurira, ariko ibyo yazize murabyumva, ni amakimbirane yo mu ngo no gufuha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati uri umugore, ntabwo ukiri umusitari, uri umugore ugomba gukurikiza amategeko yo mu rugo, ntugomba kugenda uko wiboneye ngo ujye mu turori tw'aho ngaho n'aho ngaho twa hato na hatoya byarangira unciye inyuma. Nibwo kumwahuka agakubita kandi Vestine afite inda. Noneho yamukubise imigeri inshi. Ibi ngibi rero nk'umugore utwite ni bibi cyane. Nibwo yaguye hasi atangira gutabaza cyane, arira cyane kandi ataka kubera ko yari afite n'inda yamukubitanye. Iyo umuntu ukubita ufite umujinya, urumva hari ahantu ukubita utateganyije kubera umujinya, ntabwo uba wabiteguye. Nibwo yatatse aza kujyanwa kwa muganga, ariko uwabigiyemo ni umuzamu waje kumutabariza, noneho aza guhamagara na RIB baza kubyinjiramo. Nibwo RIB yaje kubyinjiramo, ariko ubu ngubu arafunzwe. Murabizi kwihanira leta z'ubu ngubu ntabwo byemewe, ni ugukora amahano. Wahamagara bakabunga inshuti, imiryango, cyangwa se ugatanga ikirego cyawe bakabatandukanya, mugahana divorce. Naho kwihanira ubu ngubu ntabwo byemewe, bihanwa n'amategeko. Rero mbabwira ngo abagabo mugenda mukubita abagore banyu, byatuma mujya mu buroko, kandi uburoko ntabwo ari bwiza, bamwangiriza igihe cyo kwinjiza amafaranga, muba mufite byinshi byo gukora. Kandi nkomeza kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mukomeza gukora subscribe, mwarakoze cyane. Kandi YouTube tuzajya twamamariza ubuntu. Rero gukora subscribe, share ni ingenzi cyane. Tubagezaho amakuru yizewe 5 kuri 5, kandi mukomeze
mukore share, munalayikinge, mwandike muri comment ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, ni ingenzi cyane. Ubu ndahari 5/5, ntabwo nzongera kubasiga, ndi kumwe namwe, munyereke urukundo, ndahari pe, kandi mwakoze cyane abarebye iyi video mukumva aya makuru, mukaba muri abafana ba Vestine na Dorcas. Mu buzima ibibazo bigomba kubaho, nuko bigenda. Urebye iyi video ikarangira arakoze cyane, Nyagasani amuhe umugisha utagabanyije. Ciao ciao, naho ubutaha muri video y'ubutaha, ndabakunda cyane, sawa.